twaratunguwe amaraso ya Yesu niyo yatwesheje ubu dufite ubugingo buhoraho dukomora kuri Yesu. Twaratunguwe amaraso ya Yesu niyo yatwesheje ubu dufite ubugingo buhoraho dukomora kuri Yesu. Twaratunguwe amaraso ya Yesu niyo yatwesheje ubu dufite ubugingo buhoraho dukomora kuri Yesu. Ubu dufite ubugingo buhoraho dukomora kuri Yesu. Ubu dufite ubugingo buhoraho dukomora kuri Yesu. Vuba bidatinze tugiye kubona agacu katwegera gasana ku mwana w'Imana azabaje kujyana umugeni we yakoye. Gategure muvandimwe uzabashe kugerayo. Mesi imyambaro yawe mugenzi kuko igihe ari kigufi, hasigaye umwanya muto cyane kugira ngo mukagaruke. Wowe urahirwa uzaba witeguye, uzaba witeguye. Gira bwangu utazasangwa udashyitse. Mesi imyambaro yawe mugenzi
kuko igihe ari kigufi, hasigaye umwanya muto cyane kugira ngo umukwe agaruke. Wowe urahirwa uzaba witeguye, uzaba witeguye, gira bwangu utazasangwa udashyitse. Buri munsi mpora ntegereje uwo munsi, uzaba ari umunsi w'ibyishimo kuba mwizera, kandi uzaba ari umunsi mubi kubanze kumwumvira. Ngaho gerageza ukosora ibitaragenze neza mu bihe byashize. Mesa imyambaro yawe mugenzi, kuko igihe ari kigufi, hasigaye umwanya muto cyane kugira ngo umukwe agaruke. Wowe urahirwa uzaba witeguye, uzaba witeguye, gira bwangu utazasangwa udashyitse. Mesa imyambaro yawe mugenzi, kuko igihe ari kigufi, hasigaye umwanya muto cyane kugira ngo umukwe agaruke. Wowe urahirwa uzaba witeguye, uzaba witeguye, gira bwangu utazasangwa udashyitse. Dore imburo zitambuka buri munsi, yuko Yesu yicaye ku ntebe ye y'imbabazi. Ahari iki gihe nicyo cyawe, tebuka. Yesu yiteguye ateze ibiganza kugira ngo aguhindure. Nutinda arigendera, nyabuna gerageza, kuko ejo sahawe nyamuna mugenzi hinduka. Yakuburiye kenshi nubaracya kuburira, wikerensa ayo mahirwe nshuti nawe yakoreshe. Mesa imyambaro yawe mugenzi, kuko igihe ari kigufi, hasigaye umwanya muto cyane kugira ngo umukwe agaruke. Wowe urahirwa uzaba witeguye, uzaba witeguye, gira bwangu utazasangwa udashyitse. Mesa imyambaro yawe mugenzi, kuko igihe ari kigufi, hasigaye umwanya muto cyane kugira ngo umukwe agaruke. Wowe urahirwa uzaba witeguye, uzaba witeguye, gira bwangu utazasangwa udashyitse. Wowe urahirwa uzaba witeguye, uzaba witeguye, gira bwangu utazasangwa udashyitse. Wowe urahirwa uzaba witeguye, uzaba witeguye, gira bwangu utazasangwa udashyitse. Nisemo Yesu umukiza wanjye, kuko ari umbera uburuhukiro bw'umutima. Muri we ndatuje ndatekanye, kuko mfite ibyiringiro byo kubaho. N'iby'iyi si bisuma byiyungikanya, buri gihe binyuraho bintera ubwoba.
ariko ndi muri we ndatekanye. Muri Yesu niho hari ubwishingizi, niwe mbana nawe maze nkaruhuka. Ni muri we mfite ubwishingizi bw'iteka, sinzatinya ikibi cyose ndi kumwe nawe. Amahoro atanga n'ayiteka, ubu ndatuje mfite umunezero, kuba muri we nako bisa birampagije. Ni muri we mfite ubwishingizi bw'iteka, sinzatinya ikibi cyose ndi kumwe nawe. Amahoro atanga n'ayiteka, ubu ndatuje mfite umunezero, kuba muri we nako bisa birampagije. Nubwo imiraba yiyungikanya mu bwato turimo ntabwo butembanwa, kuko dufite umusare Yesu utajya uterwa ubwoba n'imiraba. Afite ubushobozi bwo gucecekesha imiraba y'inyanja igatuza. Turi muri we nituri abakurengerwa n'imiraba. Ni muri we mfite ubwishingizi bw'iteka, sinzatinya ikibi cyose ndi kumwe nawe. Amahoro atanga n'ayiteka, ubu ndatuje mfite umunezero, kuba muri we nako bisa birampagije. Ni muri we mfite ubwishingizi bw'iteka, sinzatinya ikibi cyose ndi kumwe nawe. Amahoro atanga n'ayiteka, ubu ndatuje mfite umunezero, kuba muri we nako bisa birampagije. Kubaruhijwe n'imiruho y'isi, hari ibyiringiro ko tugiye gucungurwa, tukimurirwa mu murwa wera. Uwo gukiranuka kuzabamo, aho niho Yesu Kristo azatura, akabana n'abana be yacunguye. Uko nabisobanura bizabara agahebuzo, tugezeyo umunezero uzasendera imitima yacu, turirimbe hoziyana. Ndi muri we uwo Yesu mfite ubwishingizi bw'iteka, sinzatinya ikibi cyose ndi kumwe nawe. Amahoro atanga n'ayiteka, ubu ndatuje mfite umunezero, kuba muri we nako bisa birampagije. Ni muri we Yesu mfite ubwishingizi bw'iteka, sinzatinya ikibi cyose ndi kumwe nawe. Amahoro atanga n'ayiteka, ubu ndatuje mfite umunezero, kuba muri we nako bisa birampagije.
babatekeshereza ibyo kurya barasangira. Ngo ndetse hari n'inteko y'abakoresha b'ikoro benshi n'abandi bararitswe bicarana nabo. Muri aba bararitswe ngo yari yitumiriye ba bantu bose bahezwaga n'abayuda. Ariko hahandi yahoze abwiriza kare, ba bandi bahoze bamugenza, hamwe yakijije ikirema, hamwe yakijije umuntu ibyaha, nabo bari bamwometse. Ntabwo basigaye muri yanzu. Ibyanditswe bitubwira ko abo bayigisha amategeko ari abo bose bamugenzaga, ndetse n'aba bandi bose cya kivunge n'ubundi cyaramukurikiye kwa Lewi. Nuko barasangira yicarana nabo. Ngo nuko abafarisayo n'abanditsi babo banegura abigishwa bati, niki gitumye musangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Uyu murongo ugaragaza ko batari basigayeyo, ahubwo bari bagize gute? Bari bamukurikiye. Aha bari barimo bakora ikintu gikomeye cyane cyo gushaka kwangisha izo ntumwa za Yesu n'abandi bantu bose bari baje kugira ngo bave kuri Kristo, be gukomeza gukurikira inyigisho ze. Bigira inama bati, reka tubinjirire tubabaze impamvu bakurikira umuntu utinyuka gusangira n'abanyabyaha. Byari mu rwego rwo kumupfobya, kugira ngo berekane ko Yesu adashoboye, kugira ngo berekane ko kumukurikira ari ukuyoba. Ariko ntabwo bari bazi yuko Matayo cyangwa se Lewi yari yaramaze gusogongera ndetse no gucengerwa na Kristo mu bugingo bwe. Nta nubwo bari bazi ko n'abo bigishwa bandi yari yahamagaye barimo ba Petero bari baramaze gufata umwanzuro uhamye wo kutava kuri Yesu uko byagenda kose. Mu gihe bari batarasubiza, Yesu yari yamaze kubona icyo bari gushaka, ndetse yari yamaze no kubona yuko bagambiriye kumukuraho na ba bantu yari amaze gutora. Nuko ku murongo wa 31 Yesu we yihutira kubasubiza mu cyimbo cy'abigishwa. Yesu ahita arabasubiza ati, abazima si bo bakwiriye iki? Ntabwo ari bo bakwiriye umuvuzi, ahubwo abo muri kunena, abo muri kuvuga ngo dusangiye nabo bidakwiriye, abo ngabo mudashaka gukozaho n'imitwe y'intoki, abo nibo bakwiriye agakiza. Haleluya! Abo nibo bakwiriye umuvuzi. Ati keretse abarwayi. Ndetse ku murongo wa 32 akomeza arabasubiza ngo, sinazanywe no guhamagara abakiranuka, keretse abanyabyaha ngo bagire gute? Abanyabyaha ngo bihane. Bashatse kumuteranya n'abigishwa, aba yabibonye, arangije we arabasubiza. Ngo iki gisubizo cyatumye bagwa mu kantu, ariko baza kwigira inama bati, ubwo tunyuze mu bigishwa bikaba byanze, ariko n'ubundi ntituva. Ngo habaye impaka nyinshi, bamwe bati tugende tumwihorere, abandi bati no, reka dushakishe ubundi buryo. Muri uko gushaka ubundi buryo, bahisemo noneho kwinjirira muri Yesu. Bati noneho ubwo abigishwa byanze, tukaba tumuteranyijeho bikaba byanze, reka noneho aba ari Yesu tujyaho. 33 baramubwira bati, abigishwa ba Yohana biyiriza ubusa kenshi bagasenga, n'abafarisayo nuko, naho abawe bararya bakagira gute? Bakanywa. Mu yandi magambo, nubwo uri mugenda ubwiriza, uri mugenda utora n'abigishwa, ariko uri gutora ibisambo, uri gutora ibisahirana, uri gutora abantu batazi kwiyiriza ubusa, batazi no gusenga, uri gutora abanyabyaha, kugira ngo n'umutima wa Yesu nawe usubire inyuma uvuga ngo ariko se koko aba bantu nacaguye, aba bantu ndi guhitamo tugomba kuzakorana umurimo, koko barashyitse. Bashakaga gutera urujijo muri nde? No muri Yesu, kugira ngo bamwereke ko
nawe ubwe ari gucagura nabi. Kandi ikintu gikomeye ngo abigishwa ba Yesu babagereranyije n'abigishwa ba Yohana. Na Yohana ubwo yigishaga nawe ntibamwemeraga, nawe ntabwo bagiraga gute, nawe ntibamwemeraga. Kuko nusoma uzasanga we baravugaga yuko akoreshwa n'abadayimoni, ndetse iyo ahamagaraga abantu, iyo abaga ari kwigisha, bakundaga kumushinza ko ngo abaho ubuzima bwa gikene, ari umuntu uciriritse ugira ibyo kurya bidakwiye kuribwa. Bati mwebwe murakurikira umuntu urya ubuki murakurikira umuntu utunzwe n'ubuki bw'ubuhura, ubwo murumva mufite ubwenge? Umuntu muzima utekereza wakurikira umuntu utazi gukora, utazi gushaka ibyo kurya, udafite umuryango, utunzwe n'ubuki bw'ubuhura? Ntabwo barekeragaho, ahubwo ngo bajyaga banamusebya cyane, bamukuraho abigishwa, bavuga ngo umuntu muzima utazi kwambara. Ngo Yohana yakundaga kwambara uruhu rw'iki? Rw'ingamiya. Bati namwe niba muri abantu bazima batekereza, mwakurikira umuntu wambaye uruhu, umuntu udakora, umuntu udafite icyerekezo, umuntu utunzwe n'ubuki bw'ubuhura akaba yambara kuriya. Ikibazo, wowe iyo uhaba Yohana wari kumukurikira? Ukurikije uko wumva ameze, iyo shusho wumva yari afite, ahari iki kibazo natwe kijya kitubaho, aho kugira ngo turebe ku bifite agaciro, ugasanga dutangiye kureba ku bidafite iki? Ku bidafite agaciro. Nawe tekereza niba wari gukurikira Yohana. Ku bw'amahirwe makeya ibi byabaye igihe Yohana yari afunze. Ahangaha yari mu nzu y'imbohe, n'abigishwa be mu bantu bari bahuruye ahangaha nabo bari baje. Yesu nabo icyo kibazo bamubajije nacyo ntabwo yarekeye aho, ahubwo ku murongo wa 34 nawe yarabasubije, abasubiza n'ababaza. Yesu nawe arababaza ati mbese mwabasha kwiriza ubusa abasangwa bakiri kumwe n'umukwe? Ikibazo, ese mu bukwe abantu babwirirwa wategura ubukwe ntibubemo ibyo kurya, ntibubemo ibyo kunywa, ku buryo uvuga uti abakwe natumiye ngewe nahisemo ko mubwirirwa? Bakaza bagasaba umugeni, bagakwa, barangiza bakajya mu rusengero, warangiza ukabwira abantu watumiye uti ngaho nimutahe. Ibyo bintu birashoboka? Yesu nawe yarababaje ati mbese mwabasha kwiriza ubusa abasangwa bakiri kumwe n'umukwe? Icyakora iminsi izaza ubwo uwo mukwe azabavanwamo, nibwo bazagira gute? Nibwo baziriza ubusa. Mu gihe cyose nkiri kumwe nabo, kurya si ikibazo, kunywa si ikibazo ku bigishwa banjye. Nubwo batarya ibyo kurya ibi bisanzwe, ariko hari umutsima w'ubugingo ngira gute? Mbagaburira. Ibi byose byabereye mu nzu kwa nde? Byabereye mu nzu kwa Lewi. Mubo bashaka kumukuraho, na Lewi nawe bashaka ko agenda, ndetse nabo bose n'abandi yari yatumiye. Yari yitumira abo bakorana gusa, atumira ndetse n'abandi bantu, abo bantu banenaga. Aha harimo ikintu gikomeye cyane uyu mugabo yakoze. Yamaze gusogongera Kristo, yumva yuko atabyihererana, ahubwo yumva ko na ba bandi bose ibyiza ari uko nabo baza bakagira gute? Bakiyumvira, bakisogongerera, bakiyumviraho. Ese ngewe nawe twarasogongeye?
ese niba twarasogongeye nyuma yo kwakira Kristo twakoze iki? Kore wiwe yahisemo gutumira abo bagize gute, abo bakorana n'abandi bose banenaga. Ibyanditswe bitubwira ko iryo teraniro naryo ryagize ikibazo n'ubundi nka cya kindi bari basanganwa. Hari sinzi niba Yesu yarigishaga, yamara kwigisha akihanisha, ariko washakaga yagiraga gute, yaramukurikiraga. Mu gitabo cyo bifuzwa ibihe byose, numva ari kuri page 209, hari amagambo batubwira ko ngo iryo teraniro nubwo batihannye kuri uwo munsi, nubwo batagaragarije Yesu ko bagiye kumukurikira by'igihe cyose, ngo ariko ubwo Mwuka Wera yasukwaga, ubwo habatizwaga abagabo 3,000, abagore n'abana batarimo, ngo abantu bose Lewi Matayo yari yatumiye bari muri bari abantu 3,000. Muze kwasoma page 209. Iri teraniro Yesu yabwirije kuri uyu munsi, ngo ndetse ntabwo barekeye aho, ubwo Mwuka Wera yasukwaga, ngo niba bavuyemo abigisha bakomeye bamamaje inkuru y'agakiza. Nubwo bavuye kwa Matayo ngo abona bimeze nkaho uwo munsi babandi yashatse ko bakizwa batakijijwe, ariko Mwuka Wera yakomeje gukora iki? Yakomeje gukora umurimo mu mitima yabo. None se ngewe nawe twakoze iki? Twakoze iki? Matayo cyangwa se Lewi? Uyu Lewi ni nawe Matayo, nakomeje gukoresha izina Matayo. Matayo we yahisemo gukoresha ubu buryo, ahitamo gutumira Yesu, ahitamo gutumira n'abandi bantu bose yifuza ko azajyana nabo mu ijuru. Yari amaze gutekereza, asanga kuzajya mu ijuru wenyine byaba bidakwiriye, ngo yari abafitiye urukundo rukomeye udashobora gutekereza, udashobora no kugereranya. Kandi natwe harabo tuvuga ko dukunda, baba bo mu miryango yacu, baba bo dukorana, ariko nta kintu twabamariye kugira ngo nabo basange nde? Basange Kristo. Kandi by'umwihariko kuri uriya munsi ubwo Mwuka Wera yasukwaga, nabo barakijijwe. Umurongo wa 36, ngo maze bacira umugani ati, nta muntu utabura igitambaro ku mwenda mushya ngo akidode ku mwenda ugize gute? Umwenda ushaje. Uwagira atyo cyaca wa wundi cyadozweho, kandi igitambaro atabuye ku mushya nticyahwana n'ugize gute? Nticyahwana n'umwenda ushaje. Ntibibaho. Yesu yarababwiye ko ubutumwa ababwira, ubutumwa yigisha butavangura, ubutumwa buhamagarira bose kwihana, ubutumwa butarimo umuyuda, butarimo umugiriki, butarimo n'umunyamahanga, ko ntaho bushobora guhurira n'ubutumwa bwabo bwo kwironda. Ubutumwa bwabo abugereranya n'igitambaro kigize gute? Gishaje. Kandi koko cyari kigize gute? Cyari gishaje. Ntabwo wafata inkuru nziza y'agakiza ya Yesu ngo uyigereranye n'inkuru irimo abayuda, irimo abagiriki, irimo abasamariya, irimo abasadukayo. Aba bantu bari bafite ikibazo gikomeye, ngo iyo umuntu utari umuyuda, cyane cyane umukoresha w'ikoro, kuba uri umukoresha w'ikoro utari n'umuyuda, ukorera ingoma y'Abaroma, bakwitaga umuntu w'igisahiranda. Ngo iyo umukoresha w'ikoro yinjiraga mu nzu y'umuyuda, akagira ikintu akoraho cyangwa akicara, bakamuha intebe akicara, yewe ngo niyo hakandagizaga ibirenge, babaga bari gusengera mu mitima bati, Mana dufashe agende, Mana dufashe agende. Muzi icyo babaga bagambiriye nyuma?
ngo iyo yamaraga kugenda bahitaga batangira isengesho ryo kweza ibintu byose wamukoresha yuko yagize gute, yakozeho, byabaga byahumanye, bumvaga ko ibyo bintu byahumanye. Bari bafite urwango rukomeye, bangaga bo babona Yesu ahubwo arimo yikururira. Nyamara ntabwo bari bazi yuko abazima atari bo bakeneye iki, bakeneye umuvuzi, ahubwo abo bita abarwayi, nyamara bo bari barwaye kubarusha. Nabo bari bakeneye Yesu kurusha uko nabo bita abarwayi nabo bari bamukeneye. 37 ngo kandi nta muntu usuka vino y'umutobe mu mifuka y'impishaje, uwagira atyo vino y'umutobe yaturitse iyo mifuka, vino igasandara hasi n'imifuka ikononekara. Vino y'iki? Y'umutobe. Ngo ahubwo ibikwiriye no gusuka vino y'umutobe mu mifuka mishya. Vino y'umutobe igeranwa n'ubutumwa bwiza bwande bwa Yesu. Ngo abo bose banenwaga, abo bose bitaga abanyamahanga, kuri Yesu niyo yari imifuka mishya. Amena. Kuri Yesu niyo yari imifuka igize gute, yari imifuka mishya. Bamwe biyitaga abahanga mu by'amategeko, biyitaga ba nyiridini, biyitaga ba nyiragakiza, imbere ya Kristo bari imifuka ishaje. Ese ngewe nawe turi mufuka bwoko ki? Ese turi imifuka ibasha kwakira vino nshya? Wibaze nanjye nibaze. Umurongo usoza ngo kandi nta muntu wanyoye vino ihiye washaka idahiye, kuko agira ngo ihiye niyo ki, niyo nziza. Mu yandi magambo, mwabasadukayo mwe, mwabanditsi mwe, mwabayuda mwe, mwabigisha amategeko mwe, mwabafarisayo mwe, ubutumwa bwanyu ni vino igize gute? Ni vino y'umushari. Ni vino y'iki? Y'umushari. Yesu yahisemo kubabwirira ahangaha, ariko nubwo yababwiye, ikintu kibabaje kandi gikomeye, muri abo banditsi, muri abo basadukayo n'abo bose, nta n'umwe wahavuye yihana. Kandi nibo bari ba nyiriki, nibo bitaga ba nyiridini, nibo bitaga abantu bakomeye, nibo bumvaga yuko aribo bafite ijambo ry'Imana ridashobora kunyeganyezwa, ridashobora guhinduka, bibera mu mihango gusa, kandi batazi yuko imitima yabo n'ubutumwa bwabo Yesu abibonaho mu nkanyari, akaba abibonaho ko rwose ari ibintu bishaje kandi byacyuye igihe. Yaje mu isi ariko abe ntibagira gute, yaje mube ariko abe ntibagira gute, ntibamumenya. Ese twebwe muri uyu mugoroba hari turamuzi? Yaraje yicisha bugufi nk'uko abakunzi babiririmbye, ndetse baramubamba, banagira gute, baranamukubita, batazi yuko bari gukubita umwami w'abami. Aca bugufi kugeza ubwo yaje kubana natwe muri iyi si y'imburamumaro, muri iyi si yuzuye ibibazo, muri iyi si itarimo igisubizo na kimwe. Yabaye nka wa mwami twigeze kwiga ahangaha, umwami Yabisi, sinzi niba tumwibuka, ngo yari umwami yategetse mu gihe cy'Abamedi n'Abaperesi, aza gukora ikintu gikomeye cyane nk'iki ngiki Yesu yakoze. Ngo yakundaga abaturage be cyane cyane, ariko ntiyizere ko raporo ahabwa n'abandi bantu ayoborana nabo zaba ari ukuri.
yigira inama yo kumanuka hasi kugira ngo nawe ajye kwirebera. Umunsi umwe ngo yambara rwose imyenda iciriritse y'abantu b'abaturage. Muri uko kuyambara aramanuka ajya ahantu abantu muri rusange bakundaga kogera. Sinzi niba ari ku Kivu cyangwa niba ari kuri Muhazi, ariko inkuru ivuga ko yamanutse akajya ahantu abantu bakundaga kugira gute kogera. Ahageze ngo hasanga hari umuntu wibera aho ngaho, wibera mu kazu kabi k'ivundi acanye n'umuriro. Aragenda aramwegera, muri uko kumwegera arateka ahishije, baranasangira. Niba yarabyokeje simbizi, niba byari bihe. Nawe murumva inkono uwo muntu yaragize gute, yaratetse muko yari imeze. Bimutera amatsiko yo kuzajya ahora aza gusura uwo muntu kugira ngo arebe ibye. Agakunda kuza kumusura cyane, ariko bigezeho ngo aribaza ati ese ubu bizaherera hehe. Aza kumubwira ati ariko wari uzi uwo ndi we? Aramubwira ati oya. Ati ni njyewe Abisi. Ndabona ntibyamukoraho rwose. Ntabwo wumvise uwo ndi we? Ati oya. Ati ni njyewe Abisi, umwami w'Abamedi n'abaki n'Abaperesi. Ati maze iminsi nza kugusura, nkareba urukundo ufite, nkareba uburyo uca bugufi, nkareba uburyo uganduka, nkareba uburyo unyitaho. Ati none byankoze ku mutima, nsaba icyo ushaka. Ndarareba aramwihorera. Umwami biramutungura, ese ntabwo wumvise uwo ndi we? Ndate ntabyumvise. Nese ntabwo uzi ko nshobora kugukiza nkaguha n'umugabane w'igihugu cyanjye? Ndati wabishobora. None se nta kintu ushaka? Ndati oya. Ati njyewe mu mwanya maze ubona ndi kwiyumvira, nayo ndimo ntekereza uburyo umwami w'Abamedi n'Abaperesi amaze iminsi yirirwa ahangaha aza kunsura. Yahisemo kuza kubana nanjye, tubana mu nzu y'ivundi, tukajya dusangira ibiryo natetse muri aka gakono nakotse n'ibyo nokeje tugasangira. Ati nasanze ari urukundo rutagira akagero. Ati ibyo byose rero bindi byose byihorere. Ati icyo ngusabye ni kimwe, komeza wibere inshuti yanjye. Komeza wibere iki? Komeza wibere inshuti yanjye. Ese wowe muri uyu mugoroba uri gusaba iki Yesu? Umutinda ati komeza wibere iki? Komeza wibere inshuti yanjye. Kristo yaramanutse aza gutukwa, aza gusuzugurwa n'Abafarisayo, aza gusuzugurwa n'abigisha mategeko, aza kubana natwe hano mu isi. Ngo ibyo yakoraga byose mu minsi yose yamaze hano ku isi kwari ukugira ngo njyewe nawe tuzabone ubugingo buhoraho. Nta kindi. Mu buzima bwa buri munsi iyo yigishaga, ibyo yakoraga byose, nta kindi cyabaga kiri ku mutima wa Kristo uretse kugira ngo njyewe nawe tuzabone ubugingo buhoraho. Ese muri uyu mugoroba urumva we wamusaba iki? Ndasaba Imana kugira ngo muri uyu mugoroba itubashije kwakira uwo watwitangiye akemera kuza kubana natwe, itubashije kumugira inshuti kuko wariteguye. Ndetse yavuze ko mu ijambo rye nidutera intambwe imwe yonyine, izindi 99 tuzagire gute? Tuzazimuharire. Uyu mugoroba ndasaba Imana kugira ngo Kristo ature mu mitima yacu, tumugire inshuti by'ukuri, adukuremo icyatuma dukeresa icyo ari cyo cyose, ahubwo none iteka ryose atubashishe kuba be, kugira ngo ku iherezo tuzabane no mu bwami butazahaguka. Nibyo nsabira buri wese uri ahangaha mu izina rya Yesu, amen. Dusenga Imana. Imana ikomeye, Imana idukunda, turagushimye, uhabwe icyubahiro. Nukuri ntacyo utakoze kugira ngo tubone ubugingo buhoraho.
waduhaye byose, by'umwihariko waduhaye Kristo ava mu ijuru aho yataramirwaga aza kubana natwe muri iyi si, arasuzugurwa ariko agera ku ntego, araducungura. Turabigushimiye cyane, izina rya nirihabwe icyubahiro. Umwanya nk'uyu nguyu turaritse ijuru kugira ngo rimanukire kuturindira umutekano mu gihe nk'iki. Kristo ature mu mitima yacu, dutegereje kugaruka kwe. Turasenze cyane ngo turinde kugamburura mu gihe gikomeye nk'iki giheruka isi. Turasenze cyane kugira ngo ukomeze uturwanirire, ukomeze utuneshereze, ukomeze kuturinda umubi kuzageza kuri uriya munsi ubwo tuzishimira kubana nawe ubwami bwawe. Tugusabye umugisha ngo n'iyi sabato tubere isabato y'umugisha. Ubwo tugiye kuva hano turasenze cyane ngo ijuru turirire umutekano. Ubwo tugera mu macumbi amahoro turongera tugushime. Kandi turasabye ngo mu gitondo ubwo dukanguka amahoro duteze n'intambwe tugaruke kugushengerera. Umugisha utanga ubane n'iteraniro ryose, ubane n'imiryango yacu n'abari hirya no hino mu izina rya Yesu. Amen.